ngira ngo mu kiganiro giheruka hari ikiganiro nabakoreye kivuga kiti ntabwo kuba Imana yabyara, kuba Imana yaba umuntu ntabwo bivuze ko ibyo ari ubushobozi. Ntabwo ibyo biri mu bushobozi, ahubwo ni ukumanuka mu bushobozi, ni ukumanuka mu rwego kwayo, ni ugusuzugurika. Ariko none icyo naringamije uyu munsi, ku bavandimwe banyandikiye barambwira bati Yesu ni Imana 100%. Noneho ni rwo rwego abantu bagezemo, ndetse akaba n'umuntu 100%. Ibyo janisha wenda ku bantu bazi imibare, ubwo iyo mibare baraza kubireba barebe uburyo babisobanura. Yesu ngo ni Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Niba uvuze ngo Yesu ni Imana 100%, warangiza ukavuga uti Yesu ni umuntu 100%, bivuze yuko niba abantu barabonaga Yesu cyangwa se Yesu, ubwo ni Imana babaga bareba. Nuvuga ngo nyuma ya Yesu nta yindi Imana iriho. Kandi nugeze kumva n'umuntu wacuranze iyo ndirimbo, nuvuga ngo nyuma ya Yesu nta yindi Imana ihari. Ubwo nicyo cyigisho babigisha. Niba wigishiye ko nyuma ya Yesu rero nta yindi Imana ibaho, wamajije gukora ibangikanyamana, wamajije no guhakana uwabeshejeho Yesu.